ku rugero rw'umuntu ukorera amadolari 1000 ku kwezi. Reka turebe umuntu ukora amadolari 1000 ku kwezi, reka turebe ukuntu amafaranga agomba kuyamanaginga. So nuvuga ngo amafaranga urayabonye avanye ku kazi baraguhembye. So ikintu cya mbere ugomba kubanza gukora eja system ya mbere, eja ya mbere cyangwa se bucket ya mbere niyo twita necessities. Iyi ngiyi ni ya yindi ijyamo iki, ni ya yindi ibirimwo ibintu nka inzu, ibiryo, ibintu byose bya buri munsi ukeneye kugira ngo ubeho. Necessities. Ibi ni ibintu ukeneye, apana ibintu ushaka, ibintu ukeneye. Ni ukuvuga ngo ibiryo, minerivare z'abana, amatara, umuriro, ibintu byo mu rugo, amazi. Ni ukuvuga ngo ahangaha hagomba kujyamo 60% cyangwa se 60% y'amafaranga ukoreye. So 1 2 3 4 5 6. So nuvuga ngo amadolari 600 muri uru rugero y'umuntu wakoreye 1000 ku kwezi agiye hano. Ni ukuvuga ngo iyi ngiyi ni ya yindi ivamo ibintu byose dukeneye buri kwezi. So nawe warangiza ugakora iki? Ugakurikizaho ija yitwa investing. So ni ukuvuga ngo iyo ari bucket, iyi ni ya yindi ushiramo amafaranga. Tuvuge niba witwa Gael, yitwa Gael. Ni ukuvuga ngo uyu nguyu ni Gael wa future. Uyu ni Gael wa future. Ni ukuvuga ngo uyu nguyu ndondabikira Gael wa future n'urubyaro rwe n'umuryango we. So ahangaha ni investing. Ahangaha ikintu ugomba gushiramo 20%. So ni ukuvuga ngo 200 akajyamo hano. Yagiye hano. Hanyuma rero tugakurikizaho iyindi bucket ya saving. So ni ukuvuga ngo iyi ngiyi ni saving ariko nyita na emergency fund. Emergency fund ni ukuvuga ngo ushira amafaranga ashobora kuzagutabara mu gihe kiri imbere. Ni ukuvuga ngo ejo bundi ashobora kuba ikintu gikomeye ugasanga ukeneye amafaranga ukeneye vuba vuba, ntabwo uzajya kuyakura muri investment, ahubwo uzayakura muri savings cyangwa se muri emergency fund. Muri emergency fund rero ushiramo 10%. So ni ukuvuga ngo muri iyi case turashiramo 100. So ni ngo amadolari 100 agiye muri bucket. Hanyuma rero tukarangiriza kuri bucket yanyu abantu benshi nzi bakunda cyane. Iyi rero ni bucket ya entertainment na fun. Abantu benshi mushobora kumvuga muti aka kana ko ari gato. Murabona impamvu nakagize gato kagomba kuba gato nyine. Anga karona ko kajyamo 10%. So ni kuvuga ngo 10%, amadolari 100 hano agiye hano muri entertainment. So ahangaha niho ukuramo ibintu nk'iki, kujya muri restaurant, kujya kunywa akantu, cyangwa se kuba wasuka ukajya muri vacation, cyangwa se yasa hihenze ushaka kugura, cya kirato gihenze ushaka kugura, cyangwa se ya telefone igezweho ushaka kugura. Ibintu byose cyangwa gusohokana n'inshuti zawe, ibintu byose bya fun entertainment, cyangwa se ya Netflix ushaka kuzajya uri hano, ibiki byose biza hano bikava mu 10%. So kuvuga ngo rero muri iyi principe nuko bigomba gukurikirana. So kuvuga amafaranga ya mbere yose ubonye banza ukuremo 20% yashire muri investing mbere yo kutangira no kuri necessities. Niko igitabo gikora, kandi nanjye vraiment niko mbikora. Kubera iki? Kubera yuko bekenshi twege twigishijwe yuko urabanza ukariha ibi byose, warangiza sigaye ukayarya, hanyuma bazasagura ukabona ku investing. Oya, ukibona amafaranga banza ukuremo 20% ubanze uyashire muri future. Ayangaya ni yawe ya future. Ntiwemerere umuntu w'uyu munsi ko yiba umuntu w'ejo. So ni ukuvuga ngo iyo uriye amafaranga ukayamara utarashira, umuntu w'uyu munsi abaye igisambo, agacura umuntu w'ejo, agacura umuryango wawe, agacura ndetse n'ikintu cyose ushobora gusigira your legacy. Hari igitabo nkunda cyane kivuga ngo umuntu mwiza ngo asiga umurage, ngo asigira ngo n'abana b'abana be. So this is how you do it. So ni ukuvuga ngo 20%, 60, 10, 10. So hanyuma rero iyo umaze gukora iyi system, amafaranga yose ari hano nyuma y'amezi 2, nyuma y'amezi 3, niyo yafashe ushobora kujya muri vacation muri Miami, haba muri ibyo kuntu yabiririmbye. So ni ukuvuga ngo amafaranga yose ari hano ubuzi ko yangaya nto yakoraho nayo muri savings ashobora kuzagoboka bibaye ngombwa. Ayangaya ubuzi yuko arajya nyine muri ya muceri, ibijumba n'ibishyimbo n'ibirayi na kawunga. Hanyuma ayangaya nayo ni investing. Ayangaya tuzayabika yaba amezi 6 yaba umwaka, maze ko amafaranga agaragara turi icyo twayakoresha.
twashira se mu nzu, twashira mu kantu ushobora kugura aka business ukaba watangiza aka business, twashira se muri stock market agatangira akatwungurukira inyungu. Aya ni investment. Nuko nguko abantu bose batera imbere bamanage amafaranga yawe. Niba rero wakunze aka video kagufi k'ubwenge, ushobora kukabona kose karambuye kuri link turi buze gushiraho hano, cyangwa se ukajya ku Abavip TV kuri YouTube, cyangwa se niba ufite Facebook cyangwa na Instagram ugasura Abavip TV page. Hanyuma rero niba uri umuntu ukora ibiganiro nk'ibi byo kwiteza imbere, business ndetse na entrepreneurship, dusure ndetse no kuri website yacu www.gailkaromba.com. hanyuma ntibibagirwe to like and share. Bye bye.